Nze tubasuhuze Mariro. Kamanze mwisuhuriza. Baho neza. Muraho cyane. Ese Mariro ngiye ko ngukunda. Uzanyemerera ngukunde? Biragoranye wa mubyeyi. Nago wanyemerera ko nguha urukundo. Rume numve. Rume numve. You are so beautiful. Uri mwiza cyane. Ayiwe. Tiwe très belle. Ibyo byo ko yako ntabizi bwo sindi umenye niba untutse cyangwa umbwiye neza. Ndi kukubwira kuri mwiza. Samariro wambare sukambya gahanga. Mbabari ruseke ngaho useka basa abantu bakubone. Shaseka. Bari babigenza. Mariro ubwiza ufite. Ndagira ngo buzagendane n'ubwo ku mutima. Ayiwe. Ku mutima urabona uhuye n'umuntu mu nzira ashobora kukureba akarangara yabatwaye n'imodoka akagonga. Yes. Ibyo ni ukuri. Arimo arabashuka atabakoze edit iyi foto arimo arabashuka. Oyo uwo tuvugana niwe Marie Rosa original. Nige hari kiganiro nigeze gukora icyo gihe Marie Rosa hari akantu yari yakoze ndavuga ngo byange bikunde bikire kera nge Marie Rosa nzamubazanira. Tuzakorana ikiganiro icyo gihe Marie Rosa zana izi ntoki zawe. Dore ibyo Marie Rosa yari yakoze. Murabyibuka? None se ariko sa nakoze. Se Mariro buriya wumvaga bimeze bite ubundi ujya kugura zino mpeta? Kamubwire njya kuzigura. Umuntu w'umugabo yarampamagaye. Magara kuri bavango dukoresha ngo dushiremo WhatsApp. Yego. Amaze kumpamagara nge rero nabo ndakabati. Ariko sindavuga izina rye ahite yihana ndamuvuze. Weho ntuvuga izina rye. Noneho arangije nkifata gutya nyine kuri video call. Kuri video call. Mpita mbona ubwambure bwe. Ijya guhamagaye deje yamaze kwiyambika ubusa. Ahita ambwira ngo ntukupe mu maso yawe haratuma ngira gahunda zirangira. Ijambo ryaramba reka nkubwire. N'uyu mutsi icyo kintu cyarambabaje kirandya kindya mu mutwe mpita mvuga ntuhereye uyu munsi. Ngiye kwikunda ndebe ko bizampira. Mpita nyimanuka aranyabugogo niho naziguze. Ubuguze impeta. Ndazigura zose. Ndavuga nta hazajyamo Marie Rose n'urukundo wenda nzakunda abana banje ni Ruzi sibyo ahangaha ho bivuga ngo ngiye kwitereta cyangwa se kwikunda kubyishakamo byose nindangiza mbyihe. Okay ako kantu baratuma hari ikindi kibazo ubwo mubajije yarasanzwe akuzi mwari musanzwe muvugana uwo mugabo. Hawo narinzi ndi imbere y'Imana najya ko nambona ibintu nimero birahamagaye iyo umuntu utaruzi najya kubanza kubona mbona telefone isanzwe irahamagaye isanzwe atujya kuri WhatsApp. Njyaho niruka ngira ngo ni n'ikindi gitangaza kigiye kuba. Yego. Njyaho ngiyeho mutambona iki nimero kiramamagaye. Ni nimero yo hanze ni nimero yo mu Rwanda. Hanze. Noneho kimaze kumpamagara mpita nitaba. Nkitaba ngiye kubona mbona ave. Nkibibona gutyo. Mana yo kwizerwa. Noneho wagiye kumbwira ambwira ijambo rimbaza arambwira ngo buretse gukupa ngukubita amadolari ngo amadolari 500. Ngo akohereza amadolari 500. Ndakuta amadolari 500 ngo ndayakwemerera ngo basi igihumbi wikupa. Kuyo ngo no mu maso yawe haratuma gahunda zirangiraga. Yahoraga gutyo zirangiraga. Noneho ndi mwizina rya sabazi muri abademoni bashyira nongira gutya. Nako njya gutya nkajya nyine nanjye nirebera. Nawe ukagira ureba ufite amateka. Arwana n'intoki, arwana no muri netri mu majyepfo. Byararanye ndamubwanika nkubwire. Mbabara ntukupe nkubwire ijambo. Urimbwa nuko utagira umurizo. Ayiwe. Uko nahise ndivuga gutyo ahita nakupa. Kuva icyo gihe niyongeye kumamagara. Abandi nayo nabonye. Yego. Ndibere Imana nayo nabonye. N'abandi bo barakubwira ngo ese ngugira kenda kakwegereye ngo kambare turebe. Wifotoze wambaye umwenda ukwegereye. Ibintu hora wambaye by'ibirumbiya by'ibintu by'ibigutiya nugasanga umuntu aragutuka anakuziza igitambaro uteze. Ati kuki wari uteze igitambaro? Nakubwira nisi mwabantu mwe nabyirukiye mu idini. Ntazi gukuramo igitambaro numva ko ari isakirirego. Sibyo? Noneho ubwo rero kuza kunyemeza ngo nkuremo intuzi igitambaro byari bingoye. Kumva umuntu akubwiye ngo se ngugira kenda kakamene nyoya. Ndase ngo amafaranga ukakagura wakambara nkabibona ni nkubwiza ukuri kw'Imana ihoraho nahitanya rya ntako nagura. Ubwo rero ugasanga ndi gupfa ngo n'abantu
kuba ntagira umwenda unyegereye, kuba ntambara mini, ikindi kuba ntakuramo igitambaro ngo mbisokoze. Yego. None se Mariro uretse ubwo rero niho wahise ufata icyemezo cyo kuvuga ngo wiyambike impeta? Ese mvuga nti rero ndabona ibi bintu niho naboneye agasuzugura abagore batagira abagabo barushye. Yego. Numva n'umubabaro wabo bitanisanisha n'abana abantu babonye byinshi. Ni guto saa 7 z'ijoro. Yaraguhamagaye saa 7 z'ijoro? Z'ijoro. Kandi ufite umugabo ntabwo izo saa umuntu yagutinya. Oya, ufite umugabo nta muntu waguhamagara saa 7 z'ijoro? Noneho mbibonye gutyo. Ariko nawe umenye nta mugore aba afite. Wizo uretse ko hari umbwiye ko ari nimero zo hanze, niba ari bari muri Amerika byo baba bari kumanywa. Rero ntabwo saa 7 z'ijoro haba haki sinari kubimenya. Biba ari mu mugoroba iwabo. Sinari kubimenya rero urumva ntakubeshye. Ariko nyine byarambabaje nakubeshye. Mpita numva ngiye kuba. Mariro agomba kwikunda. Ariko rero nicyo kintu navuze ngo ngarutse muri cya kiganiro cyo twagiranye ubushize, wavugaga kutikunda, uvuga uti nanabishoboye nanakwiyahura, mbonye ikinjyana muri gereza najyayo. Mariro uko wari wakoze iyi mpeta uvuga uti Mariroza ndikunze, ndishatse, ndisezeranije buri kimwe cyose, kubera icyo kigira ayo majwi kongorera kwiyahura kubera icyo kizi muri wowe? Uzi ngiye ikintu nabonye kibitera, ni cyagiye umuntu aba ari mu rugo abona ari wenyine. Yego. Noneho ugasanga ari guha umwanya bya bintu arimo cyangwa se bya buzima ukabutangira kwitekereza. Hari igihe uba mu buzima wabona n'ubwo uhinduye ukabona nyine biratandukanye cyane. Niko kundi bitandukanye ukumva ya mahoro ushaka kwihesha ntago arimo. Yego. Noneho ya mahoro ngende kwishakamo nyine sinyabone. Icyo kintu kiye. Reka nkubaza kandi kabazo k'amatsiko. Nyuma yuko utandukanye n'umugabo n'uyu munsi, byose ni bibi, ariko icyo ubona wahitamo 100% ni iki? Ari ugukomeza kubana nawe cyangwa kuba mwaratandukanye? Ikiza muri byombi ni iki? Nubwo byose byakubereye bibi. Byose ni bibi, ariko nabonye agakingirizo k'umugabo ari ikintu gikomeye. Urakoze cyane, aha ndagushimiye. Aha ndagushimiye. Impamvu itumye ngushimira ngiyi, hari ikintu nanifuje kuza kubwira abantu kuri uyu munsi, ngo icyubahiro cy'umugore n'umugabo, icyubahiro cy'umugabo n'umugore, icyubahiro cy'abana n'ababyeyi, icyubahiro cy'ababyeyi n'abana. Ibi bintu ubundi birakurikirana. Hari abantu rero batabizi. Umuntu uyu munsi dufite umugore wicaye ari kuvuga ati "Puske nashaka azagenda nzananirwa kuba hose, mfite diplome yanjye, mfite abana banjye nzibeshaho." Sibyo? Weho nanjye nari nkubajije ngo ibintu byose byakubereye bibi, ariko uyu munsi cyaba kiza hagati y'ibyo byombi ni iki? Utagakingirizo k'umugabo n'akagaciro. Kubera iki? Wabonye agasuzuguro kabijemo. Niwe muntu waguhamagaye izo saa 7 z'ijoro, ni kubera ko nta mugabo nyine wari ufite. Ikindi mama menyo erega ngo nutaribwa ntamenya kurinda. Iyo abantu babiri bakibana, umwe ntabona ikosa ry'undi. Yego. Ahubwo umwe yumva horo umwe muri bari ikibazo. Yego. Abona umugabo wanjye ni ikibazo kimwe cyasongoyeho. Nawe yambona akabona ndivunja ryo rimwe rikomeye kurenza andi mavunja yose. Yego. Rero ibyo bintu byose twese uko tubibona, tukabona ni ibintu birenze ubwenge n'ibitekerezo. Yego. Rero iyo mumaze iyo mwabuze cya kindi yari afite, nibwo ku ruhande rumwe yiga icyo cya kindi yari afite agaciro k'icyo kimaze. Yego. Ku ruhande rwanjye ibintu byose urumva sharije nyinshi. Twongere tugaruke kuri aba babyeyi babana n'abagabo. Sharije nyinshi ziba zifite abagabo. Yego. Ariko iyo wazigeze muri umugore, uhura n'agasuzuguro, uhura n'amagambo. Ejo batazavuga ngo ni umwana w'umugore, n'ubundi batavuga ati dore bya byana by'umugore. Yego. Mana habamo ibintu ko batari ko amafaranga yo kujya guhaha, kujya muri butike kwikopesha. Nimba iguha uzishyura iki ko nta mugabo? Uzishyura iki? Niba uriye avuye gusambanya. Yego. Niba ukoze iki ahuye n'umugabo. Niba bigenze uko arasambanya. Niba habaye iki arasamba. Mbese igikozwe cyose yego cyitirirwa ubusambanyi. Yego. Ayayaya. Ntago biba byoroshye, ariyo mpamvu ngewe buriya hari ukuntu abantu bajya bababaza abandi. Nkunda kubibona na hano kuri social media, bazi yuko ngo umugore wibana cyangwa se umugore wibana baba batangiye kumwita amazina.
bagatangira kuvuga ngo ni indaya, za ndaya ziratambutse zigize gute. Hari ikindi kibazo ushaka kukubaza Mariro, uyu munsi uravuga uti ngewe nta mwenda afite umfashe, hariho n'ababimbaza, hari n'ababinziza n'ibiki byose. Ubona utaba abagore baza kuri social media baza kwigaragaza, nduzi ko ari ukwigaragaza, umuntu agahagarara akikaraga kizunguza, ni mu ndebe ndi mwiza, ndi igishongore, ndi igiki, ubabona ute? Ku ruhare rwanjye mfite ukuntu mbibona, buriya ijambo ryaravuze ngo ubwiza bw'umugore bumenywe n'umugabo bashakanye. Yego. Kandi kabiri, ubwiza bw'umugore bushushanya imiterere y'Imana. Yego. Cyangwa se bushushanya uwo ari we wese icyubahiro cy'ubugore. Ni ukwikwiza. None se kera ngiye ngaruke kera hari ukuntu njya n'inkunda, hari abamama bajya kudakumamagara tukaganira, kavuga ati kera twarifubikaga ku buryo n'agatuza katagaragaraga. Uko nuko ati impamvu twifubikaga nk'iyi twateraga abagabo amatsiko. Yego. Ati wa mugabo yagutwara kumva amatsiko yo kuzareba ikibero cyawe uko kimeze. Ariko murirwa mwabitweretse se turagira amatsiko yo yahe yo gushaka. Nukuri naye amatsiko turi bugire yo gushaka. Sibyo? Noneho nkareba nkabona abamama nyine twataye indangagaciro zo kubaha aba bantu turi bo. Yego. Noneho nkareba ni wambara mini umwana uramwambika iki. Sibyo? Ese ko washyize bwa busanze umwana arawe ari bukora iki? Ntabwo uzajya kumuhugura nawe utihuguye. Uko nukuri. Sibyo? Ntabwo uzajya kubwira umwana ngo ambara birebire kandi nakubona ni wowe wari bufatireho urugero. Kabiri, abo babyeyi nibo bari bakwiye kwikwiza bagatanga uburere mu bana. Ariko ugasanga nyine nibo baje nyine kutwambura cyangwa se kwambura abana babo uburere. Yewe urumva abantu benshi akenshi dupfa ngo kubera kwambara ibintu bijagaraye cyangwa se bitagira forme nyine ngo bamenye forme yanyanisha nimbabwiza ukuri mu bagore bateye nabi. Nimbamo pe ndamutse nambaye umwenda unyegere nta muntu bazongera kunywa amazi kuko nta bintu ngira biba ku murongo, ibintu byose biteye macuri. Yego. Nanya kumva ariko ngo nabyo wazabyambaye nkumva wapi. Yego. Noneho nkareba rero ba bantu bari kuza bambaye bwabo saba twihanganire, buri muntu wese agira icyo akunda n'imyemerere ye, ntabwo tuyibambye, ahubwo turavuga ngo ese ko amaze kugaragaza ubwambure bwawe ubwereka wa musore azagushaka ate, ko turi kugwiza abakobwa benshi badashaka cyangwa abagore benshi batari gushaka, ese ibi bintu bizahurira hehe? Nuko nge ndi kubyumva, nuko uri kubyumva. None se Mariro, nyine mbafite utubazo twinshi cyane two kukubaza. Uyu munsi no muri cya kiganiro cy'ubushize nigeze gusa naho mbikomozaho. Iyo turi kuganira gutya ndumva ibintu byose ari byiza, ariko uragira uti hagize untereta n'icyuma nakimukubita. Sobanura ngo umeze nkaho wazinutswe. None ko igikomere uyu mugabo waguteye igikomere ko ashobora kuvuga ko habonetse undi wakikomora. Abonetse kuko icya mbere na mbere buretse manze nkwereke, hari ubuzima bubi wabayemo bwo kwambara ubusa, hari ubuzima bubi wabayemo bwo kutarya, hari ubuzima bubi wabayemo bwo kudahabwa urukundo cyane. Ariko nubwo wavuze ngo urukundo ntarubaho, njye nemera ko rubaho. Hari umuntu ushobora kwicara uyu munsi akavuga ati uriya mugore ndamukunda uko byaba biri kose, kuvuga ngo ni umushizi w'isoni, kuvuga ngo avuga nabi n'ibiti byose, njyewe nabyihanganira ariko nkamufata nkanamufasha nkamuherekeza muri uru rugendo, kuko n'ubundi baravuga ngo nta nkweto ijya ibura iyayo. Wasabaho birashoboka. Naboneka nzabikubwira. Naboneka ataje ngo kubita umufuka w'umuceri w'akawunga amavuta aje kubwira ati dusohoke, ati dufate roge tubanze turuhuke, ku buryo mashaka gufasha nta yindi nyungu agamije inyungu. Uyagamije yuko mwazabana kari kera. Uwo mwazabana mwajya kubana mutabanje kujya muryamana. Oya, hari umuntu mushobora kubana mutamanje kujya muri ibyo byo kuryamana. Umuntu ntaho baho mu miliyoni ntaho. Erega reka nkubwire, twebwe twamaze kubona ibintu byose turabifata turabigeneraliza, twumva ko ibintu byose ari bimwe. Kandi wenda hari uburyo ki hari abandi bantu hariya bagifite indangagaciro, hari n'abantu bagifite ubumuntu Mariro. Ntabwo abantu bose batekereza kwiyahura, nta nubwo abantu bose batekereza kuba batakunda abana babo. Rero niba hari abantu batatekereza kwiyahura, ashobora no gutekereza ati runaka ntagapfe, Mariroza ntagapfe. Mubahora ntago babaho. Ni ukuri niba hari abahari babitubwira. Babitubwira. Tubwire nzi ko abantu bose benshi dufite bagiye bakomeretswa n'abandi nabo baragenda bahinduka nyine nk'abantu. Igikomere gikomeye cyane wahuye nacyo
kudakundwa n'umubyeyi wakubyaye. Icyo nicyo cya mbere na mbere. Tubyihorere ibyo tureke mana nyagasani. Ega hari abantu baba badukurikiye batarigeze bumva amateka yawe. Aya barayasha nta muntu waba utayazi uburyo mama mbuze ndi umwana wavutse na mama bamuvaje ku nguvu bamwiciye umuryango bagize ibyo bintu tubyihorere mana we. Muri iki gihe cyo kwibuka nawe urakomereka. None se ni nabwo ukomereka cyane. Arahamagara akavuga ya magambo n'ubundi atari meza. Mama wawe arahamagara kandi wahita akoresha indi nimero witwa gutya yego uri kubyina intsinzi se no akakubaza kuri kubyina intsinzi se weho hari ibyo uzi hari uruhare wabigizemo. Byihorere mubyeyi iki gihe cyo kwibuka tuba turimo mana yo mu ijuru mba ninginga Imana nkabwira ma kereka hari ntagiye ntunga telefone muri icyo gihe kuko nakira amagambo atari meza. Usibye mama wawe hari abandi bo mu muryango we bakubwira amagambo atari meza? Uretse ko wenda ntababaho wenda bayambwira ni mama gusa nzi. Mama nzi gusa kuko abandi barashize. Turi kubyina intsinzi yikiza yuko habaye ikiza. Yuko nyine namusize wenyine kuko urumva bamwiciye bose. Umwe ngo muri bo muri abo bantu bicaga ava amateka no mukambe ndakiyunyuguza. Ese mama wawe yari afite imyaka ingahe icyo gihe? Ntabwo mbizi urumva ngo yari mutoya nawe muri 13 n'ine. Ko Mariro ko wabaye mu rusengero wemera ko karandi baho? Karandi ndayemera cyane kuko urumva mama wawe yafashwe ku ngufu ku myaka 13 14 nawe wafashwe ku ngufu ku myaka 13 14. Mu bana ufite harimo umukobwa? Oya n'abahungu. Ariko nabo bishobora kubabaho bashobora no guhura n'abagore babafata ku ngufu. N'izina rya Yesu. Nyine niyo mpamvu ndi kuvuga ngo ujye usenga ukubita iki kintu cya karande byibuze kugira ngo kikuveho. Nta n'ikindi kintu nirukana nkacyo ndakirukana pe ko ndakirwanya n'ubuzima bwanjye bwose. Ndego. Kuko ejo bundi ushobora no gushaka ukaba wabyara umwana w'umukobwa ugakubita karandi yo kugira ngo ibyakubayeho bitazamubaho. Ntago byamubaho none se kurumva ari ngiye byatewe na situation y'uburyo navutse n'uburyo nagiye nkura ndererwa mu miryango imwe wongeze mejo nkabona urwo rugo rufite nibanga ari intambara ejo yazibukaza kandi intambara ugasanga nabo turugezemo ari intambara bakahankura ejo bakanje nahoraga donzerera bizakurangira mbonye. Imana yagukuye hari ahantu rero ndagira ngo wemere yuko yagukura no muri iki kintu muri iki gikombe kikubwira ngo amajwi ari kukubwira ngo ubundi umaze iki kwisi. Imana yagukuye hari nyemerera ko yagukura nahangaha ikagushyira handi hantu heza cyane. Yabikora hanyuma nanone ukubita umwuka uyu mwuka utuma udashaka gukunda n'abana wabyaye ngo ube wabaha urukundo usuhuza babaze mumeze mute mwiriwe mute n'ibiti byose. Terwa na situation ariko y'umuntu nyine ni akarande navuze kuba mama wawe ataragukunze nawe ukaba wumva utakunda abana bawe. Imana imbabarira mu rukundo. Ni ukuri Imana iguha urukundo. Amen. Kandi uru rukundo urumva mama wawe nawe ntekereza ko ntabwo yikunze. Niyo mpamvu ashobora guhamagara umwana yagiriye ku gisi. Erega yakugiriye ku gisi yagusutseho igisanze. Ariko ubundi reka nkubaze. Ngiye Imana imbabarire nkubaze iki kintu. Hari mperuka njya nkunda kubaza ku Mana. Naravutse, nararemwe, naratewe nzamuka mu butaka. Byayenze bite ntago niyumvisha uburyo ki ku ruhande rumwe. Yego wenda ngiyewe biragoye ko nakumva igise uko byarambazwe. Ngiye wenda ntacyo numvisha na gato ariko no kubagwa biraryana. Yego kuri ikinya kiba kigushizemo birababaza. Ariko ntago niyumvisha ko basi wenda nubwo nge mbana nabo nkababonamo ingaruka z'ubuzima bubi ndi gucamo. Ariko njya numva hari nk'akantu nk'iyo bataremba numva nahangayitse. Yego naba ntabonye ibyo bakeneye nkumva ndahangayitse. Kimwe nuko ubu nta n'umwana wanjye natumarara mu gasozi. Niba izo mbaraga ntaziyumvamo ko umwana wanjye arara mu gasozi kuki umuntu ashobora kumara umwaka wa mbere wa kabiri kugeza ku myaka yanjye 20 ataranavuga na kunsi na kama ngo nandebe mu maso. Nago biba byoroshye. Ikibazo cya nyuma mba ndi kugenda nsa n'ubicagaguramo. Wumva wagira umutima wo kubabarira mama wawe atagusabye n'imbabazi? Oya have ukajya ntoza ibintu ntifite kashushu ijyanira ihamanira utwawe niba ari nizo zimbabazi zari zigende ndigendera pe wareka nkigendera. Oya wigenda
ntabwo uri bugende. nuko rero ubwo mpa amahoro tuvuga ibindi ntabwo ibyo by'imbabazi ari byari bikuzanye cyangwa se ibyo byatumye umpamagara. Niba dufite ibindi turi kuganira tubiganireho, ariko ibintu byo kongera kuzanamo imbabazi z'iwacu, imbabazi z'umugabo, ni nk'imbabazi zo kwakira imbabazi zo gukunda abana banjye, simbabone mu makosa y'umugabo yankoreye, sibyo? Simbabonemo amakosa umubyeyi wanjye yankoreye, singira ikosa n'iri na rimwe mbonamo bariya abana banjye, mbone ko ari byibuze ari njye nabo, ibindi tubyihoreye. Shuti bakunzi bacu rero murabona ntabwo ibintu biba byoroshye, mpisa mbura ikindi kibazo nabaza, ariko mpamya ntashidikanya ko uyu munsi hari abantu badukurikiye. Ndashimira umwe mu babyeyi twigeze kuganiraho, ari muri Canada, twigeze kuganira arambwira ati Marie Rose ni umwana wambabaje ku buryo bukomeye cyane, atari ko Imana yo mu ijuru aba ari izamuha urukundo, kuko abana b'abantu bo nta rukundo bigeze baguha, ariko nubwo bataruguhaye ndagira ngo wowe uzatangire nawe urwihingemo mu masengesho ukora, ujye usaba Imana urukundo kandi nawe gusabe kurutanga. Yego yabikoze. Uko wasaba Imana imbabazi niko Imana yaguha no kuzazitanga. Erega ushobora kubabarira umuntu atari kugira ngo mwicarane, atari kugira ngo musangire, atari kugira ngo murarane, ukavuga uti umva uriya mugabo naramubabariye byararangiye, ukumva nta cyaha kimushinja, ariko umugani wawe reka tubyihorere ibyo ngibyo. Amariro uzi ko Yesu yihinduka, nkumva n'agahanga kagahinduka, ya sura nziza nabonaga kwa kundi unyerera nkabona bihise bivaho. Pole chérie, twikomereze. Pole gusa Imana y'amahoro iduha umugisha kandi ifashe na Marie Rose kwihanganira ubu buzima bushaririye yanyuzemo. Uyu munsi turi kubona Marie Rose watinyutse kuza imbere ya kamera, ndetse akaba intuza story ye yagiye ica ku macano menshi atandukanye, ariko uyu munsi agaragaye no kuri cano yanjye. Ndagira ngo mbwire abantu mwese mudukurikiye ngo uyu munsi hari abantu babanye n'ibikomere batabasha kubishyira kuri kamera. Uyu munsi hari abantu babanye n'agahinda kamwe kabatekerereza no kuvuga ngo niki nakora cyatuma njya muri gereza, bisobanura ngo abonye ikibi yakora koko yagikora, ariko kugira ngo ave mu bantu. Nagikora da? Oya sha Mariro, oya utazakora amahano. Nagikora. Oya mubeshye se? Nagikora. N'ubu nkibonye ubu turi kumwaho, kambwe ati kora kira kintu barabe gutwara, nahita ngikorera no mu maso yawe. Yes. Ngira ati iki cyakorwa kugira ngo bagutware, jewe ngikukorere mu maso. Yes. Uri gutuma ngira n'ubwoba we. Ubwoba se bwiki? Igiteye ubwoba hagati aho ni iki? Ikintu nyine wumva ukuba utekereza ko wagira icyo ukora kugira ngo ujye muri gereza. Ni igiki se ahubwo? Timbwira. Cyatuma rwose ngenda nkicaramo nka uzajya mu kabari unywa inzoga nyinshi cyane nurangiza umenagura amacupa. Kuba navuke inzoga zo menagura amacupa? Cyangwa kuyamena gusa byonyine se byatuma bamfata? Waba wateje akavuye ahantu. Kanje kubikora ahubwo ibyo. Yes. Nibice nagikora bakaba bavuga ati tugata imyaka 10 cyangwa 20. Urumva wajya muri gereza ukabamo Yesu 30 ahubwo cyangwa bakaba bati ibera ha Burundi. Uzarinda upfa bazagukingura uturutse muri gereza. Ego. Yes. Shamana muri kubona ibi bintu bidakaza mwebwe mu nkurikiye. Pastor, nzi ko uri mu bantu bazi gusenga. Fata umwanya wo gusengera Marie Rose, ngende fata umwanya wo kuzajya muganiriza, kuko ibi bintu n'ukuri biranakaze, ntimubigire ibintu bikinishijwe. Hari abantu n'ukuri ko Imana batajya bemera yuko depression zibaho, hari n'abantu batajya bemera yuko agahinda gakabije kabaho, agahinda gatuma ushobora gutekereza kuba wafungwa ubuzima bwawe bwose. Ibi bintu birakabije ntimugire ngo gusa nsaba n'abantu batera abandi agahinda ko kuri uru rwego, ni ukuri ngo nimurekeraho. Kandi nuhura n'umuntu ubanye n'ibikomere, emera ko uwaguye ku muntu ubanye n'ibikomere umenye nuko umutwara, aho kugira ngo
ukomeretse umuntu n'ubundi usanzwe yarakomeretse. twitahire se byarangiye. Shamariro wambabariye ukareka ibyo bintu uzi ko utabanyeganyego we sibyo urimo ni ibiki wa mubyeyi niba twasoje wambwira tukitahira sibyo ubwo niba ari ibyo mbwira twitahira byarangiye. Pora ariko Pore kandi ntiwumve yuko isi yose yakwanze. Ndiye mama minyoni hano isi yose ibaye nyanze nanjye ubwo naba ndi ikibazo mu bantu ntago wajya gutuma isi yose ijya kukwanga ahubwo wirinda kuba ikibazo mu bantu kugira ngo ahubwo impamvu nge nibona ubwo impamvu nibona nyine ndi ngenyine ubwo nuko ari nge ku giti cyanjye nyine ndi ikibazo. Ubwo rero niba twigendere tuzagaruka. Okay, murakoze cyane ntago dushaka kuzamura amarangamutima y'abantu. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka ariko mbijeje yuko tuzagarukana na Marie Rose kandi hari ibintu byamaze gushira muri we ndetse hari n'ibintu bizaba byarahindutse. Imana y'amahoro rero ibaha umugisha. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.